abakozi b'Imana mugiye kugeragezwa, ariko nubwo mugiye kugeragezwa mwibuke inkomezi n'amagambo mwigishije abandi ariko aturutse ku bwami bw'Imana. Ayo magambo niyo agiye kubashyigikira muri iki gihe. Abakozi b'Imana mugiye kugeragezwa, ariko nimwibuke amagambo mwahishuriwe kugira ngo mujye gukomeza abandi. Ayo magambo muyahagararemo. tubahaye ikaze kuri Agasuda TV. Ndabasuhuje inshuti bavandimwe tubana umunsi ku munsi ku biganiro bica ku Gasuda TV. Uyu mwanya rero nanone twongeye gushima Imana ko yongeye kudufasha kugira ngo twongere tubaganirire ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro gifite umumaro mwinshi cyane ku bantu b'abakristo. Ariko uko musanzwe mubizi ntabwo dufite ishyaka n'umwete byo kubwira abantu batari abakristo, ahubwo twishimira ko twaba benshi mu bwami bw'Imana. Tunezezwa cyane no kubona ubwinshi bw'abantu iyo turimo duhimbaza Imana turi benshi duhuje umutima. Ibyo biratunezeza cyane. Kubw'izo mpamvu rero icyo gituma twumva muri twe twubatse cyo kuvuga ngo turushaho kunguka, turushaho gukomezanya, twebwe abana b'Imana, twebwe abari mu rugendo rujya mu bwami bw'Imana, kugira ngo turusheho gukomezanya tuzagere muri icyo gihugu amahoro. Imana itugirire neza. Rero uyu munsi ndashaka kuvuga ko gukomera kw'abubaha Imana cyangwa se gukomezwa kw'abagenzi bari mu rugendo. Bene data bakundwa, hari ibihe byatubanjirije. Muri ibyo bihe byatubanjirije hari uburyo Imana yakoranaga n'abayubaha, hari uburyo Imana yakoranaga n'abayiringira. None iki gihe tugezemo natwe hari uburyo Imana iri gukorana n'abayizera. Muri ubwo buryo rero aho ngaho niho tugiye kuguhishurira bumwe muri ubwo buryo buri gukoreshwa muri iki gihe butari busanzwe bukoreshwa mu gihe cyatambutse. Muri iki gihe cyangwa se mu gihe cyatambutse habagaho kuzuzwa imbaraga z'Umwuka Wera, abantu bagatumwa ku bantu bakababwira ibyururutsa imitima, bakababwira ibibakomeza mu rugendo, bakababwira ibibaha imbaraga mu rugendo. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bikiri. Ntabwo hariho gutumwa ku bantu gusa, ahubwo hariho gutumwa ku bantu ariko nawe wowe watumwe uri kwitumaho utabizi. Icya mbere, harageze ko abantu, kuko abantu bagiye basoma ibyanditswe kenshi, barangije bamwe banabishyira mu mutwe, baba nk'aho ari abanyabwenge bakomeye cyane. Bityo bamwe bibakururira kwishyira hejuru bitewe no kumenya ibyanditswe byinshi, bafite impamyabushobozi zitandukanye z'ikirenga. Noneho rero ubu ngubu ibyo by'impamyabushobozi no kumenya ibyanditswe byinshi ntabwo ari byo Imana ikigendereye. Ndabizi bamwe muraseka cyangwa mwibaza impamvu. Icya mbere, nimba havuzwe ngo mbese Imana irashaka, kuko turi mu gihe cy'ubuhenebere bukabije, ntabwo abantu bagishaka kumva ibyanditswe bya kera.
Imana yakijije Saduraka, Meshake na Abedenego mu muriro. Imana yafashe Daniyeli imukura mu rwobo rw'intare. Sitefano bamuteresheje amabuye arihangana ntiyagira icyaba. Herode yari agiye kwica Petero, ariko umwuka w'Imana amuhagararaho, marayika w'Imana amusohora muri gereza. Hari abantu benshi izo nkuru bazumvise mu myaka myinshi itambutse. Izo nkuru rero benshi batangira kumva agakiza ntacyo kakimaze, batangira gukayuka muri bo mu myizerere. Bamwe bakanga no gukizwa bitwaje ngo ibyo byavuzwe kuva kera. Niyo mpamvu ubu ngubu nonaha Imana ntabwo ikiri gushaka gukoresha ibyo bya kera, ahubwo irashaka gukoresha ibyabaye ejo, ibyabaye ejo bundi, ibyabaye muri uyu mwaka, ibyabaye muri uku kwezi. Yesu atugirire neza. Ahangaha rero ndashaka kukubwira wowe mukozi w'Imana, wowe ntumwa y'Imana, mugiye gutangazwa nuko mugiye kubona abantu bakoreye Imana cyane aribo bagiye guhinduka ikibaho cyo kwigiraho. Ahangaha nimba aba bakozi b'Imana barahawe ubutumwa bwo kwihanganisha abantu, wowe ukorera Imana, menya ko nawe icyo cyiciro ugomba kukigeramo kugira ngo ujye wihanganisha abantu, ariko kuvuga ibyo wanyuzemo atari ukuvuga ibyanditswe gusa. Kuko ibi byanditswe abamamyi benshi barabikoresheje ndetse na n'ubu bari kubikoresha. Abatubaha Imana bari kubikoresha ari benshi cyane. Noneho Imana yahinduye sisiteme. Ntabwo abantu bagendana n'Imana, ibyanditswe ntabwo bazongera no kubivugaho. Bazajya babivuga basa n'abari gukompara ibyabayeho ejo cyangwa se ibyo banyuzemo. Abantu bubaha Imana bagiye gukora mu gihe gikomeye cyane, bagiye gukora mu gihe kiruhije, ariko kandi bagiye gukora ibintu, bagiye kuvuga ibintu ariko ibyo banyuzemo. Aka ngaka nicyo kinyuranyo kigiye kubaho ku bantu bari kugendana n'Imana n'abari kugendana n'ubwenge bwabo. Imana itugirire neza. Ikintu kirahambaye cyane. Nari mvuze ngo Imana igiye gukoresha abantu bari kumwe n'Imana. Ntabwo bagiye kuvuga ibyanditswe, kuko ibyanditswe abantu barabisesenguye, ab'isi barabisesenguye, abapagani barabisesengura, yewe baraniga, babona impamyabushobozi zo kubisesengura. Noneho rero Imana igiye gukoza isoni abo bantu. Ntabwo igiye gukoresha ibyo ngibyo byanditswe, ahubwo none igiye gukoresha ibifatika. Amen. Ntabwo Imana igiye gukoresha ibyanditswe, ahubwo igiye gukoresha ibifatika. Aho ngaho niho abo ngabo batubaha Imana batashaka no kuyumvira, bisi bashatse kuzamura ubwenge bwabo, aho ngaho niho bagiye gukorwa n'isoni. Kuko hari urugamba rugiye kujya rubazaho, bananirirwe mu nzira, babone ko bya bintu bidashoboka. Abakurikiye indamu zabo rero bazakomeza babyiyomekeho, ariko amaherezo kubera ko haje noneho ibifatika, ntabwo tukiri kuvuga A, B, C, D gusa, ahubwo hagezweho kujya ku kibaho tukazandika. Aba bantu rero batari kumwe n'imbaraga z'Imana, byanga byemera aha hantu bazagaragara,
bazahakorerwa n'isoni. Imana itugirire neza. Yesu yari ari mu nzu ahantu, noneho ngo abantu bane bari bikoreye ikirema, baraza kubera ubwinshi bw'abantu bamena igisenge, bamumanurira neza ahantu Yesu ari. Yesu atugirire neza. Hari ibintu bimeze nk'ibitangaza bigiye gutungura abatubaha Imana igihe bazaba bari imbere y'ubwoko bw'Imana, igihe bazaba bari imbere y'abantu bari kubabeshya. Hari igitangaza gitunguranye kigiye kujya gikoza isoni abo bantu, muzatangara cyane. Imana, abantu benshi bakora ibyo bashatse ikabihorera. Benshi iyo bayitegereje babona ko ubushobozi bwayo busa naho bwarangiye, kuko bari kuyiga, ikora gutya, iyerekwa rimeze gutya, ubuhanuzi bumeze gutya, Imana ivuga gutya, Imana yubaka gutya, Imana isenya gutya. Bitewe n'uko bize cyane, babyize cyane, barabisesengura, babyandikaho n'ibitabo byinshi. Ariko Imana igiye guhindura uburyo. Abubaha Imana nimube maso kugira ngo iki cyiciro kitabacaho, iki cyiciro kitabacika, mugatakara mu nzira kandi mwari muri ku rufatiro. Yemwe abakorera Imana mugasuzugurwa, mugasubizwa inyuma, ntimucogore. So hari icyo ari kubategurira. Imana hari icyo iri kubategurira. Igiye gukorana nawe mu rugamba rukomeye, mu muriro udasanzwe. Imana igiye gukorana nawe. Hari abantu twari dutangije aribo Saduraka, Meshaki na Abedenego na Daniyeli. Uyu Daniyeli yarasengaga, noneho abantu bamugirira ishyari. Baravuga bati, ese Daniyeli niwe usenga wenyine? Ese aba bantu nibo basenga bonyine? Kubera iki aya mabwiriza? Kubera iki ibi byose babivuga gutya, babikora gutya? Ariko igihe kirageze kugira ngo ibyo bibwira byose bibe imfabusa. Yesu atugirire neza. Abantu mukorera Imana rero, nimugera mu gihe cyo kugeragezwa, mumenye neza ko mwibuke ibyo mwigishije abandi, kuko abantu bize iby'ibitabo by'amategeko cyangwa se n'ibyanditswe n'ubuhanuzi, ibyo nabo barabyigishije, ndetse nibo bari no banagize uruhare runini mu gukomeza abandi. Ihangane, bivugwa gutya, wihanganye akageza ku mperuka niwe uzakizwa. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Ibyo byose barabivuze kuko biranditswe. Ariko abantu bagiye gukorera Imana muri iki gihe ni abantu batazajyana ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, ahubwo ni abantu bazaba bari kugendana no kuvuga ngo, mwene data, nanjye iyi nzira nayinyuzemo, mbese ni igice cy'ubuhamya kigiye gukora muri iki gihe. Ntabwo tugiye gukoresha igihe cy'ibyanditswe, oya, ahubwo hagiye gukora igice cy'ubuhamya ku bantu bari mu rugendo rujya mu bwami bw'Imana. Hagiye gukora igice
gisa n'aho ari ukwivuga ibigwi by'uburyo wagendanye n'Imana. Niyo mpamvu abakozi b'Imana mwese mugiye gushungurwa, mugiye kunyuzwa mu bintu bimeze nk'ibigeragezo, ariko mwibuke inyigisho mwigishije abandi. Niba mwarahishuriwe n'Imana, muzacunge neza, muhagarare muri izo nyigisho mwagiye mwigisha abandi. Imana itugirire neza. Abakozi b'Imana mugiye kugeragezwa, ariko nubwo mugiye kugeragezwa, mwibuke inkomezi n'amagambo mwigishije abandi ariko aturutse ku bwami bw'Imana. Ayo magambo niyo agiye kubashyigikira muri iki gihe. Abakozi b'Imana mugiye kugeragezwa, ariko nimwibuke amagambo mwahishuriwe kugira ngo mujye gukomeza abandi. Ayo magambo muyahagararemo, ayo magambo muyakomezanye, ayo magambo ni rwo rufatiro rwanyu. Abakozi b'Imana mugiye kugeragezwa, mugiye kugeragezwa, ariko uko kugeragezwa kwanyu muhagarare mu magambo mwahishuriwe n'Imana ibatuma kujya gukomeza abandi. Kubera ko muri icyo gice cyo kugeragezwa, nimumara gukomezwa, igice tugiye kwinjiramo cy'imbere ntabwo hazongera gukora ya magambo handitswe ngo, ahubwo hagiye gukora nabonye ibi, nanyuze aha. Nicyo kigiye gukomeza abagenzi. Ufite iki muri uyu mwanya? Ufite marayika w'Imana muri kugendana? Ufite imbaraga z'Imana muri kugendana? Yesu Kristo ari hamwe nawe kugira ngo agendane nawe? Ese muri kugendana? Ese uri kuyoborwa nk'uko akuyobora? Ni kukubwira ngo ca hariya ufate imbaraga zigiye kugukomeza imbere. Ca hariya ufate ibi kugira ngo wambare wikwize, kuko imbere hari urugamba. Ariko abakozi b'Imana mwese benshi murangajwe n'ibiguzi, murangajwe n'ibintu bitandukanye. Mugiye kugera imbere musange hari iminota mike cyane mwatakayeho. Imbaraga mwari mugiye guhabwa zizabakomeza imbere murazitakaza kubera yuko mwarangaye marayika w'Imana waruje kubambika imyambaro yo kujya kuribata biriya byondo, yo kujya guhangana na biriya byondo, abaha inkweto yo kujya guhangana na yariya mahwa. Asanga murarangaye, bimeze nk'uko waterura gutya, ugaterura nubwo aka kantu nta biro gafite, ariko kubwo guterura umwanya urananirwa. Hari abakozi b'Imana barangaye, barangazwa n'ibintu bitandukanye, banga gutumbira Kristo n'imbaraga ze. Benshi batumbira abantu n'icyubahiro cyabo, abandi batumbira amafaranga, abandi batumbira ibintu bitandukanye. None inkomezi zari zibazaniwe zarongeye zisubizwa mu bubiko. Mugire umwete kugira ngo mwakire inkomezi zanyu, kuko imbere hari ibihe bidasanzwe ku bantu bubaha Imana.
kandi Imana niyo irabigeragereza ubwayo, kuko irabashaka kubaha ikintu mugiye gukoresha imbere aha abandi badafite. Yesu atugirire neza. mwitonde cyane, kubera ko ubwami bw'Imana igihe tugezemo nicyo duteruye kirahambaye cyane. ikintu abakozi b'Imana bagiye guterura, ikintu abakozi b'Imana bagiye gukora kiratangaje cyane. aho niho ngaho hagiye kuba kurobanurwa. n'ibihe abantu bagiye kujya bavuga ibyo babayemo ariko bafite n'ababahamiriza ko ibyo bintu byabayeho koko. witonde, wirangara, wijagarara, widamarara. igihe cyawe ni iki? kugira ngo umenye icyo Umwami Imana ashaka gukora, umenye uko igihe gihinduka, uko igihe gihindagurika. Imana itugirire neza. hano ushobora kuba ugize akantu ko kujijinganya, ukaba udasobanukiwe neza. reka nkwibutse gatoya mu byanditswe. kera habagaho abo bita abatambyi, bakinjira ahera cyane. hari igitambaro gikingiriza aho hera cyane. noneho icyo gihe gihindutse, Yesu araza icyo gihe aragihindura kivaho. amaze kugihindura kimaze gukurwaho, uwo mwenda uratabuka, urashwanyagurika, ibintu birakomera. noneho ahandi hari hahishe hararangara. iki rero twari turi mu gihe cyo gukorera mu byanditswe ijambo ry'Imana. handitswe ngo ariko iki gihe tugiye kwinjiramo ni igihe kigiye kuba icy'amateka akomeye cyane. ni igihe kigiye gukorwamo n'ubuhamya bwinshi kuruta ibyanditswe byinshi. ni igihe ibyanditswe bigiye guteshwa agaciro kubera ko byinjiwemo n'abantu benshi kandi batari abana b'ubwami. icyo nicyo gituma rero iyo strategy, iyo systeme yagiye ihinduka, kugira ngo ba bantu bajye ku karubanda basange ko icyo bubatse n'icyo bashatse nta gaciro kigifite. Imana itugirire neza. komera ushikame. ikindi, abantu mukorera Imana, abantu mutumwa n'Imana, ntimukagire ubutumwa na buto mutakaza kure yanyu. mugire umwete wo kubuzigama, kuko imbere aho hari icyo buzabamarira, hari icyo buzabafasha. ariko ubwo butumwa niba mujugunya uko mwiboneye, imbere aha namwe ntabwo muzahashobora. muzigame kandi mwirinde guca imanza, kuko ni igihe kigiye gukorwa mu mabanga akomeye cyane. kandi aya mabanga akomeye cyane ntabwo izaba ari systeme none iri ku mugaragaro, ahubwo ni systeme iri mu ibanga. ariko abari maso
bo ubwabo bazajya bamenyana, amenye ngo kiriya kimeze uku, kiriya kimeze uku. Ariko abantu b'indangare, abantu bajagaraye, bazajya bareba ariko ntihagire icyo bamenya. Bamaso rero, iki gihe kitagutungura, nyamara waramaze igihe kinini witwa kuri mu bwami bw'Imana. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya tumaranye, kandi Imana ikubahe umugisha. Imana ikugirire neza mu buryo bwose, Imana igukomeze mu buryo budasanzwe, kugira ngo nawe iki gihe ubashe kukirokoka udakozwe n'isoni. Kubera ko abantu benshi bagiye gukorwa n'isoni, muri abo bagiye gukorwa n'isoni rero birashoboka ko nawe waba uri muri abo bagiye gukorwa n'isoni. Ariko nuba warabanye n'Imana ntabwo uzakorwa n'isoni. Nuba warabanye n'Imana ntabwo uzakorwa n'isoni. Mbese uzi icyo Imana yitegura gukora mu kanya? Imana hari icyo yitegura gukora mu kanya, kandi abantu bari kumwe n'Imana abo nibo bazabasha kukimenya, kubera ko hari isuku y'ibigiye gukorwa bitagikenewe, y'ibigiye kujugunywa bitagikenewe. Hari abantu bagiye basiga amarangi bameze nk'ibikombe bitera amarangi, bibitsa amarangi. Aya marangi bakayateresha ku mazu, noneho ibi bikombe byabona ko iryo rangi ryakunzwe cyane, ubwo ndimo ndavuga abizera, iyo sisiteme banyujijwemo bakabona yarakunzwe cyane, barangiza bakayigira nk'ikigirwamana. Iyi sisiteme yo kwerekwa, iyi sisiteme yo guhanura yari irangi ryiza cyane, Imana yarikoresheje mu gihe cyayo, iraritera maze ashana, abantu bagubwa neza. Igihe kigeze iri rangi rirapfundikirwa, iki gikombe kirapfundikirwa, nyamara gipfundikirirwamo rya rangi. Iri rangi igihe kigeze rirapfa cyangwa se riruma, ryumira mu gikombe. Rimaze kumira mu gikombe, n'ubwo bwoko bw'iryo rangi babona ntibukigezweho. Imana rero igeze igihe cyo gukora isuku, isanga ibyo bikombe byakomeze kwicarira ayo marangi ariko atagikenewe. None aya marangi, ibi bikombe, aya marangi bigiye kujugunywa. Hari isuku igiye gukorwa, ibi bikombe by'amarangi bitagikenewe bikajugunywa. Mbega abantu babitse ibi bikombe kuntu bagiye guhomba. Cunga neza ko nawe udafite icyo gikombe ubitse kandi kirimo irangi ritagikenewe. Urabwirwa n'iki ko iryo rangi ritagikenewe? Urabwirwa n'iki ko icyo kintu kitagikenewe? Urabwirwa n'iki ko icyo kintu gikeneye gukorerwa isuku? Ntabwo wabasha kukimenya niba utari kumwe n'Umwami Imana.
Imana itugirire neza. Abantu benshi bari kuvunwa n'ibitari ngombwa ko bibavuna kuko byataye garanti, byarangije igihe cyabyo, iherezo ryabyo ryarageze, ariko hari abantu benshi bakibibitse, bakibiryamyeho, kandi igihe cyabyo cyararangiye. Hari abantu benshi bagitsimbaraye ahera cyane, kandi umwenda waramaze gutabuka. Hari abantu benshi bakihicaye, baharinze, banze guhaguruka ngo bajye guhimbaza Imana, bakirinze uyu mwenda kandi watabutsemo kabiri, bakongera bakawudodadoda, kandi igihe cyawo cyarangiye. Mwitonde cyane, mwitonde cyane, mwitonde cyane, mutaza kuzimira cyangwa mukazimizwa. Imana itugirire neza kandi twiteho mu buryo budasanzwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.